nituzabura y'amahoro kwa Yesu nituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Mwami Mana, ushimwe ko watwemereye amahoro, kandi ngo ayo mahoro ntabwo ari nk'ay'ab'isi batanga. Isi ishobora kuduha umutekano bagashyiraho n'ibitwaro bya kirimbuzi bikomeza kuturinda, bakagota impande zose bakaturinda Mwami Mana, bakaturarira, bakatwereza inzego z'umutekano zitandukanye, ariko twagira mu gitanda ntidusinzire. Ariko iyo umuntu yamaze kwatura Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza n'ubugingo bwe n'ubuzima bwe, ikintu cya mbere amuha ni amahoro. Ubwo abandi baba bahangayitse bibaza uko ejo bizagenda, twebwe turaryama tugasinzira twiziguye, tukavuga ngo imibabaro y'iyi si ntabwo yagiranwa n'ubwiza tuzabona mu ijuru. Haleluya. Ninzamura amaboko yanjye nta wundi nyazamuriye Yesu uretse wowe, nimfukamisha y'amavi wampaye nta wundi nzaba mfukamira uretse wowe. Iyi si nta mahoro itanga umutekano gusa. Umutima ukomeretse ni wowe wenyine ujya ubabara ukawuvura, umuntu akongera guhinduka mushya agakira ibikomere kubera kumenya izina rya Yesu. Abaje barushye n'abaremerewe wahise utanga itangazo, ukora dekararasiyo uri hariya muri Isiraheli, uravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ndagushimiye ko muri wowe abagezemo ari imfubyi babonye dadi babona na mami, abagezemo ari abapfakazi barabasinye, uravuga ngo ninjye mugabo wanyu, aho abagabo banyu badahari ngo babahekeye babaha ibyo kurya by'abana na minerivare. Njyewe Yesu Kristo nemeye kubishingira, mujye mumbaza. Mukanyikorera amaganya yanjye yose Yesu, ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegeke shuba neza n'ubwenge butaho. Kenshi ninyir'ibihumbi ndahagarika umutima Mwami, ngize kwizera icyamamaro rera rwose kwishingikiriza kubw'iyi si zarazira, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kugisaba, nkajya nyisunga nkayikorera ayo maganya yose, ngahumuriza no kumenya ariko bana we yuko dapfuga ugaburira inyoni azanyumvira
kanongere bisubiremo. Ngahumurizwa no kumenya yuko datuga ugaburira inyoni hazanyumvira nanjye ndafashijwe ndongera mbiririmbe. Ngahumurizwa no kumenya yuko datuga ugaburira inyoni hazanyumvira nanjye. nawe uri kundeba reka tubiririmbane. Ngahumurizwa no kumenya yuko datuga ugaburira inyoni hazanyumvira nanjye. umva nitwizere uko bikwiriye. mbega umutima mubi, umutima uhagaze ujugunya gusa amahoro yawo. mbega umutima uteye agahinda. umva ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyago byawo gusa. ariko inyoni yo, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriye n'ibyago byawo gusa. umva gato, umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mu cyiza wishingikirizeho. ngeza aho ushaka mushorera yuko menye nkiri mu makuba yo amahoro adashira. ngeza ushaka mushorera yuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. ngeza ushaka mushorera yuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. umva gatoya. murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero ati joro rijimye cyane buracyaha hanyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho.
neza gitunza ati brother bikemu toruru gamba uzashira guma muna ambara toruru gambayo toruru gamba uzashira guma muna toruru rwanye buzarangira toruru gamba uzashira guma muna oh ntubabare 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 wihangane wirekimi rimo yawe tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka tuzabona tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka ndacyabazayo ndacyaba si ibyaremwe byose bisubiza bitya biti iyi si nidushuka dore igiye kurangira azindiriho iyi si nitume twishora mu byaha iyi si kizagushira azindiriho uyu munezero ni uw'akanya gato iyi si kizagushira azindiriho umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana giteza imana ye kandi byaremwe kandi byaremwe uko bingana giteza imana ye twishime mu mitima yacu kuko imuri rari hafi tuzaru igihe cyo kuruha kiregereje tutakibabara nimuhumure no bw'isi toshya muhumure tuzaruka tutakibabara nimuhumura y'amarusha tugiye kuyasiga muhumure tuzaruka tutakibabara muhumure ibigerageza tuzabisiga duhumure tuzaruka dusigiye imibabaro ntukarire tuzaba haleluya ibyago byose ibyago biturusha bizarangira bituza bura y'amahoro
kwa Yesu ntabwo tuzabura amahoro ntituzabura amahoro kwa Yesu ndagira ngo twese tubiririmbane biraryoshye yo ntituzabura amahoro kwa Yesu ntabwo tuzongera gupfushayo ntituzabura amahoro kwa Yesu ntituzongera kubona abajya mu nzu z'imbohe ntituzabura amahoro kwa Yesu ntabwo tuzongera kubona abarwayi ntituzabura amahoro kwa Yesu amarira yo kubura abacu tuzayibagirwa ntituzabura amahoro kwa Yesu nta kanseri n'umuvuduko w'amaraso ntituzabura amahoro kwa Yesu ntabwo tuzongera kurimo ntituzabura amahoro kwa Yesu ntituzabura amahoro haleluya kwa Yesu ndagira ngo umuntu wese afatikaye nanjye kuririmba aya magambo ntituzabura amahoro haleluya kwa Yesu ntabwo tuzongera kubura abacu ntituzabura amahoro kwa Yesu ntitubabaza n'ibisongerayo ntituzabura amahoro kwa Yesu ntabwo tuzabura ntituzabura amahoro kwa Yesu ntituzabura amahoro kwa Yesu mw'ijuru mwami Imana ushimwe ko watwemereye amahoro kandi ngo ayo mahoro ntabwo ari nk'ay'ab'isi batanga isi ishobora kuduha umutekano bagashyiraho n'ibitwaro bya kirimbuzi bikomeza kuturinda bakagota impande zose bakaturinda mwami Imana bakaturarira bakatwereza inzego z'umutekano zitandukanye ariko twagira mu gitanda ntidusinzire ariko iyo umuntu yamaze kwatura Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza n'ubugingo bwe n'ubuzima bwe ikintu cya mbere amuha ni amahoro ubwo abandi baba bahangayitse bibaza uko ejo bizagenda twebwe turaryama tugasinzira twiziguye tukavuga ngo imibabaro y'iyi si ntabwo yagiranwa n'ubwiza tuzabona mu ijuru haleluya ninzamura amaboko yanjye nta wundi nyazamuriye Yesu uretse wowe nimfukamisha y'amavi wampaye ntawe nizaba mfukamira uretse wowe iyi si nta mahoro itanga umutekano gusa
umutima ukomeretse ni wowe wenyine ujya ubabara ukawuvura, umuntu akongera guhinduka mushya agakira ibikomere kubera kumenya izina rya Yesu. Abaje barushye n'abaremerewe wahise utanga itangazo, ukora dekararasiyo uri hariya muri Isiraheli, uravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ndagushimiye ko muri wowe abagezemo ari imfubyi babonye dadi babona na mami, abagezemo ari abapfakazi warabasinye, uravuga ngo ninjye mugabo wanyu, aho abagabo banyu badahari ngo babahekeye babaha ibyo kurya by'abana na minerivare. Njyewe Yesu Kristo nemeye kubishingira mujye mumbaza buri kimwe. Turagushimiye ko uri umwami kandi uri data wa twese mwiza, ntabwo wigeze urobanura ku butoni, ahubwo twese turebera mu ndorerwamo y'urukundo rwawe. Ni wowe wenyine gusa ushobora kudukunda tukabyumva, tugafilinga love yawe, tukayihumeka, tukayisanta, tukarwumva, kuko niwe wenyine ujya utubwira ko dukunda. Ntubivemo ku wa gatatu wabigiyemo ku wa mbere. Umwana w'umuntu ashobora kugukunda ku wa mbere yagwaye isezerano ry'urukundo ku wa gatanu akabivamo, ariko wowe urukundo rwawe ruri unconditional, ntabwo ujya urusohokamo. Niyo tukubabaje, niyo ducumuye, niyo tugendeye kure y'inzira z'Imana, utugariza urukundo rwawe. Wabona intama imwe icomotse muri 99 ukazisiga ukajya kuyigarura. Nta mwana w'umuntu washobora ibyo bintu, ariko Yesu ndagushima ko wabishobora. Haleluya, haleluya, haleluya. Nituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru, nituzabura y'amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Ntabwo tuzabura uraya amahoro kwa Yesu nituza uraya amahoro kwa Yesu. Amahanga yose akuramye, amahanga yose akuramye mwami, nituza tuzabura amahoro habe na gato. Haleluya, 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 haleluya. Nituza uraya amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Imana ishimwe. Ntabwo tuzongera kubona abarwayi, ntituzababona kwa Yesu mw'ijuru. Ntituzabura y'amahoro. Yesu we, ndumva unyuzuye papa, amahoro yawe ndumva asendereye muri njye, ndumva nasangiza abantu umunezero wo kukumenya, ndumva nabwira abantu kuri Imana iryoshye, kuri Imana nkuru, kuri Imana igera mu buzima bw'umuntu ukabuhindura, ukamukura ku rwego rwarimo ukamuzamura ukamugeza ku 10. Ndumva narataye amahoro, ndumva naririmba nkavuga ngo aya mahoro ni amahoro meza, ni amahoro atangwa na Yesu. Isi ntiyigeze iduha uyu munezero, isi yaraducunaguje, isi yaraduhemukiye, isi yaratugerageje, isi yadutwaye abacu, ariko igeze mu iyo mitima ikomeretse iravuga ngo mwana wanjye nguhaye amahoro, kandi ayo mahoro atandukanye n'ay'ab'isi batanga. Mwami, ndifuza ko umuntu uri kureba iki kiganiro wese wari ubuze amahoro, utaryamaga ngo asinzire, iri joro asinzire yiziguye, avuga ati kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara. Umuntu uri kureba iki kiganiro yumva agatende butasubiye inyuma, umuntu wagize ibyago byo kubura se, wagize ibyago byo kubura nyina, reka iri joro umusange, umubere umukansara, umubere umujyanama, umubwire ngo mwana wanjye ryamusinzira wiziguye, kuko izina ryawe ndarizi. Ni wowe wenyine watsindiye isoko ryo kuduha amahoro isi yari yarayatwimye. Urangije uravuga ngo bana banjye mbahaye amahoro atandukanye nk'ay'ab'isi batanga.
urangije udusigira isezerano rikomeye. Uravuga ngo ubu ndazamutse ndagiye kubategurira aho muzaba. Uduha n'ikimenyetso cyerekana kuri shuwa. Uravuga ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi, uranarenzaho ngo iyaba daha. Mba mbibabwiye, ariko turagushimiye ko aho uri natwe twiteguye kuhagusanga mu gihe kidatinze, kuko uzatumara imiruho, uzaturengera. Iyi si y'imibabaro turimo turayisezera, turimo turayisiga. Hari umunsi ngo tuzatumagira tugeze ku bicu, dusezere dupepeye tugira ati bayi bayi. Wasiwe y'ubupfubyi, wasiwe y'ubugome, wasiwe y'indwara, wasiwe y'uducunaguza, ubwo tuzaba dusanze umwami wacu wadukoye amaraso y'igiciro. Ndakwingiza kugira ngo uhe abantu bankurikiye kudakerensa aya maraso, kuyaha agaciro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Haleluya, nituzabura aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. Nituzabura aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. Nituzabura aya mahoro atabasha kuduhanagura. Dushimye neza yawe, wowe uduhumuriza twabuze ababyeyi. Nituzabura aya mahoro Yesu we kwa Yesu mw'ijuru. Haleluya. Nituzabura aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. Yo Yesu we, Yesu we, Yesu we, ariko uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, kandi wera mwiza bakubonye. Impano Kristo wanguza amaraso yawe, niki cyavuguruza iyo mpano. Kristo nuwa geta mahoro, niki we, niki cyavuguruza iyo mpano. Kristo nuwa geta mahoro. Ndabashimiye cyane inshuti, Mana yanjye. Ni byiza, ni by'igiciro kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Ndi kumwe n'umucuranzi, reka kameramani amushyiriho kamera kugira ngo abantu bamenye ari ndi twari turi gufatikanya umurimo w'Imana. Yitwa Eliya. Hano nicaye ni mu karere ka Rusizi, kuri hoteli Progress. Niho twicaye, ngira ngo hano hahoze ari hoteli 10-10. Niho twarimo twicaye dusangira na mwene data, turamya Imana ndetse tuyihimbaza. Iki kiganiro tugituye abantu bose badukurikiye, kandi ubutumwa dutambukije bugere kuri buri wese. Rero yitwa Eli, niwe twabanye muri iki kiganiro. Ni umucuranzi mwiza wano mu karere ka Rusizi. Ukeneye kwiga gucuranga wamunyuraho, ukeneye ufite korali, ukeneye ko ayitoza kuririmba n'umuririmbyi mwiza wamunyuraho akabafasha cyane. Uzamukenera rwose muri izo mpano afite, yazanyuraho nka contacts. Imana imumugisha kwari kugira ngo ngushimire ko wafashije ikiteme ivuga ubutumwa by'uyu munsi. Asante. Asante. Nuko